Muhaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment, dore ko mbakugezaho amakuru y'ibyamamare aba agiye avugwa hirya no hino, babigezweho cyane cyane hano mu Rwanda. Murabizi ko twibanda ku banyamakuru ba hano mu Rwanda, dore nibo tuba tugarukaho umunsi ku munsi. So rero ni ukuvuga ngo inkuru nzanye noneho, Bruce Melody yagize gutya apostinga kuri Twitter ku rubuga rwa X kabisa, aho yiyibutsa abantu kabisa, aho yagize ngo nyamara amakuru yaravuze ngo nta kanunu ka kinyosi. Avuga gutyo nyine, avuga gutyo. Urabizi ko Bruce Melody nyine akunda kuvugwa mu itangazamakuru cyane, dore ko uyu munsi nyuma yo kuvuga ibyo ngibyo n'ubundi imbuga nyinshi zahise zimugarukaho kabisa, zigaragaza nyine Bruce Melody zimuvugaho ibintu bigiye byinshi bitandukanye, aho nk'ubu ngubu inkuru zatangiye kuvuga ko Bruce Melody ngo yibagishije inda, ngo kuva ngo yava ngo muri Amerika ngo ntabwo yashatse guhura n'itangazamakuru, ngo yari yibagishije inda nyine, ngo yumva ngo atamerewe neza, ngo ubundi ngo bahazaho ngo ibintu nyine byinshi bigiye bitandukanye bituma atavugana n'itangazamakuru nyine by'ibihimbano, kugira ngo ataza kuvugana n'itangazamakuru. So rero nibyo biri kugenda bivugwa, ariko sinzi nimba ari byo, ayo makuru ntabwo ndishuwa neza. Nibiri kugenda bivugwa, yagiye agarukaho cyane cyane rero ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, bitewe rero n'iyi comment nyine yarashyize ku rubuga rwe rwa X, ku rubuga rwa Twitter kabisa. Ngira ngo uri kubireba hano, aya mashusho cyangwa se iyi foto nyikeshwa n'ikinyamakuru cy'inyarwanda, dore ko ari ikinyamakuru gikorera online. Ngira ngo murakizi kabisa, murakizi ikinyamakuru cy'inyarwanda, ari ikinyamakuru gikorera online cyane cyane, gikunda kuvuga ku makuru y'abastari, abahanzi cyane cyane hano mu Rwanda, ubwo kiba kiri kugenda kibagarukaho. So rero agira gutya arandika ngo nyamara amakuru yaravuze ngo nta kanunu ka kinyosi. Rero icyabiteye kuba yavugwa cyane, icyabiteye iyi nkuru kuvugwa cyane, nuko umuhanzi Juno Kizigenza yahise aramusubiza ngo PlayStation iri addictive bro. Ni ukuvuga ngo PlayStation ngo yagize abantu inganzwa. Niko hano uyu Juno Kizigenza yarashatse kumubwira, niko yarashatse kuvuga kabisa, ngo PlayStation yagize abantu inganzwa. Ibi ngibi byaturutse kubwo Bruce Melody yagiye kureba ngo The Ben ngo bakorane indirimbo, ubundi undi agasanga ari kwikina PlayStation, ngamubwira ngo baze bakorane indirimbo, undi akabyanga nyine, ngo abanze ngarangize umukino. Ngira ngo izi nkuru mwagiye muzumvaho ku bantu bakunda entertainment, mwagiye muzumvaho cyane inkuru za PlayStation ndetse na The Ben na Bruce Melody. Ngira ngo mwagiye muzumvaho aho PlayStation ngo yatumye badakorana indirimbo, birangira gutyo. PlayStation ni imikino nyine bakinira online, byaba ibijyanye no gutwara amamodoka, yaba ibyo gukina imipira. Ngira ngo PlayStation muri kugenda muyumva, muranayizi bamwe muri mwe. So rero niko Juno Kizigenza yahise amubwira gutyo, nko kumubwira ngo PlayStation nyine nawe ubwo yagukozeho, bitewe n'uko nyuma yabwo nawe haje kujya ka video hanze kagaragaza uyu muhanzi ngo ni Bruce Melody, nawe ari gukina PlayStation. Nyuma rero iyo video cyangwa se iyo foto ijya hanze, kugeza iki gihe n'ubu ngubu ntabwo araduha indirimbo, kandi byari bimenyereye ko mbere Bruce Melody atapfaga kumara amezi angahe yose angana gutya atarasohora indirimbo. Rero uyu Juno Kizigenza yahise amubwira ati PlayStation iri addictive bro, ati PlayStation nyine yagize abantu inganzwa, niko yarashatse kumubwira tu. So hanyuma nyuma y'ibi ngibi inkuru zagiye ziravugwa cyane, dore ko Bruce Melody witegura gushyira ngo album hanze, bikavuga ko iyo album nanone ngo itari na vuba, ngo n'amakuru bari kugenda bakura ahantu hirya no hino, ariko ngewe kuyo nshingiraho ndi guhamya ko ibi ngibi byose biri kugenda bivugwa bitewe n'uko ahubwo ari gushaka kuyiteguza iri na vuba cyane. Ndetse ku makuru mfite nuko ngiyi album izatangira kujya hanze ku itariki 20 z'uku kwezi kwa gatanu kabisa. Makuru ni kurira ahantu kabisa, ngo iyi album iriho indirimbo 12 iratangira kujya hanze ku itariki 20 z'uku kwezi. Nkoze iki kiganiro ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu, rero ku itariki 20 z'uku kwezi kwa gatanu iyi album nibwo iratangira kujya hanze, nimba ntibeshye, nk'uko biri kugenda bivugwa. Ariko kimwe nuko zishobora no gutangira kuza mbere, ntabwo ari amakuru nahita mpamya neza, ariko abandi bari kugenda bavuga ko nyine ngo album ngo itari vuba bitewe n'ibibazo ngo byagiye bigaragara muri management, ndetse nawe murabizi ko Bruce Melody nyine aba muri management ya Coach Gael hariya muri 155 AM. So rero ngo bitewe n'ibibazo biri kugenda bibayo ngo bigiye bitandukanye,
ngo iyi album ngo ntago iri vuba cyane, ngo ntago iri ready kabisa nk'uko byagiye bitangazwa ko ishobora kuba iri vuba, ahubwo ngo ishobora kuba itari vuba cyane nyine nk'uko biri kugenda bivugwa. So rero ni ibintu byinshi bigiye bitangaje nyine biri kugenda bijya hanze bitandukanye kabisa, bitewe n'uko uyu muhanzi nawe ari gushaka kuba yavugwa cyane, nabyo bishobora kuba ari sinye y'uko iyi album kabisa ahubwo iri vuba cyane birenze muri aya matariki yose ndi kugenda mvuga. So rero reka dutegereze, dore ko ari album bivuga ko izaba ngo iriho indirimbo nyinshi nziza cyane ngo ziteye ubwoba, aho zimwe zatangiye no kujya hanze nk'iyitwa ngo Soweto ngira ngo muri kugenda muyumva cyane, Soweto, hakaza n'izindi ngo hari n'indi ndirimbo yatuye umubyeyi we witahiye Imana, ngo aho yishyize mu cyimbo cya mushiki we nyine icyo gihe apfa nyine mama we, ngo ntabwo mushiki we yari azi ngo ibyabaye, ubwo hazaga ngo abantu ngo akagira ngo nyine we n'ubundi agiye ariko azagaruka, nyine we yumvaga ngo ari ibirori. Ngira ngo iyo ndirimbo nayo muzagenda muyumva ngo kuri iyi album, ndetse hari n'izindi, hari niyo bita ngo Colorful Generation, ngira ngo nayo nagiye nyibabwiraho, usubire mu biganiro nagiye nkora nayo ndaje ugende urebe neza, nagiye nyivugaho kabisa ko ari indirimbo izaba iri kuri iyi album. Hari n'izindi nyinshi rero, indirimbo zigeze kuri 12 zose, bivuga ko ari album yitezwe kandi ihanzwe amaso mu kuzamura iterambere ry'umuziki nyarwanda hano mu Rwanda. So nta bindi birenze rero narinje kuvuga, kwari kukugezaho ibi bintu kukugezaho utu tuntu, aho uyu muhanzi Bruce Melody yagize gutya rwose yibutsa abantu, avuga ati nyamara amakuru yarabuze, ati nta gakuru ka Kinyusi bavuga nyine niwe ubwe, aho abantu benshi bamwita Kinyusi Melody. So rero uyu muhanzi Juno Kizigenza nawe azavuga ati nyamara PlayStation yagize abantu inganzwa, ati nyuma yuko utangiye nawe kuyikina dore ntago ugikora imiziki, dore ko uyu The Ben bamushinja nyine ngo kuba umunebwe mu gukora imiziki, bamwe bavuga ko aba yibereye ngo muri PlayStation 2. So nta bindi birenze rero narinje kukubwira, nta bindi kwari kukugezaho utu tuntu ntabwo mba nshaka ko hari na kamwe kagucika hano kuri Kigali The Thriller Talks Entertainment kabisa. Mukande subscribe kandi ndabashimira kuba muri kunyereka ko mudushyigikiye kandi mudukunda. Yari Kigali The Thriller Talks Entertainment, naha mukanya.